Mwibutse ko uyu munsi wowe ushobora kuba uvuga ngo ngiwe nta kibazo mfite, ndabyara, mfite umugore twarabyaranye, mwarabyaranye, ariko ntago wamenya ejo cyangwa ejo bundi uko bizagenda nudakomeza kwiyitaho. Nkuko ejo cyangwa ejo bundi ujya kumva umuntu yarwaye umutima, nkuko ejo cyangwa ejo bundi ujya kumva umuntu yarwaye kanseri runaka, niko nawe ejo cyangwa ejo bundi uramutse utiyitayeho, udafashe iyo myanya myibarukiro yawe neza, udafashe intangangabo zawe neza, ushobora gushiduka wagize ubu bugumba kandi washoboraga kubwirinda. Kubwirinda rero biroroshye. Kubura urubyaro mu rugo ni kimwe mu bintu bihangayikisha cyane mu buzima. Kera mu gihe cyo hambere kubura urubyaro byabaga ari umugore, nta mugabo waburaga urubyaro, cyangwa se mu yandi magambo nta mugabo twavugaga ko yaba ingumba. Ese byari kubera iki? Kubera yuko buri gihe iyo mu rugo habaga harabuze umwana, bamenyaga ko umugore wo muri urwo rugo atabyara. Ariko iyo umugore wo muri urwo rugo yabaga abyara, byanze bikunze umwana yarabonekaga, kubera ko umugabo wo muri uru rugo yaba abyara yaba atabyara, yashoboraga kubyarirwa na papa we kukazanura, yashoboraga kubyarirwa n'abavandimwe be, donc umugore yari uw'umuryango nk'uko twabivugaga icyo gihe. Kuri ubu ngubu umugore ntabwo akiri uw'umuryango, umugore ni uw'umugabo, umugore ni uw'umugabo wamushatse, umugore ni uw'umuntu umwe. Ibyo ngibyo byagiye bituma na bya bindi twari tuzi yuko bitabaho, ko ubugumba bubaho ku mugabo, twarabimenye ko bibaho. Ubu ngubu umugore ashobora kuba abyara ariko umugabo atabyara, bityo muri urwo rugo umwana ntaboneke, kubera ko nta wundi mugabo waje kubyarira uwo mugabo wo muri urwo rugo. Hari ikintu rero kimwe gusa ngiye kugarukaho muri iyi video kandi cyoroshye kubona, ikintu kimwe gishobora gutuma umugabo agira intangangabo zimeze neza, mu yandi magambo intangangabo zibasha gutera inda ku buryo adashobora kugira icyo kibazo cy'ubugumba. Hanyuma nkitangira kuvuga ibi ngibi, reka nkwibutse yuko ubugumba buba mu bice bibiri. Hari ubugumba ushobora kuvukana, icyo gihe iyo wabuvukanye akenshi biba binarangiye nta kintu ibi biribwa ngiye kuvuga cyangwa se iki kiribwa kimwe ngiye kuvuga cyabikoraho, kubera ko ubugumba uba warabuvukanye. Ariko hakaba n'ubugumba buziyeho, bwa bugumba buza nyuma waramaze nyine kuvuka, uri umuntu mukuru, wenda waramaze no kubyara umwana wa mbere cyangwa se utaranamubyara, ariko ukagira ubugumba buziyeho kandi mbere warashoboraga kuba wabasha nyine kubona umwana, wabasha gutera inda cyangwa se wabasha kuyisama. Akenshi rero ubwo bugumba buziyeho buba buterwa n'ibintu bitandukanye byenda kumera nk'indwara, rimwe na rimwe usanga ari n'indwara cyangwa se ibindi bibazo byaje mu mubiri umuntu yashoboraga kwirinda. Kimwe rero mu byo umugabo ashobora kwirinda kugira ngo atagira ubugumba buziyeho, ni ugukomeza gufata neza intangangabo ze kugira ngo zikomeze kumera neza. Reka dusubire inyuma nkubwire yuko ubusanzwe umugabo n'umugore iyo barushinze akenshi baba bumva bifuza guhita babona umwana, ariko guhita babona umwana ntabwo bishoboka. Birashoboka kuri bakeya ariko si benshi, ni bake cyane, ni pourcentage nto cyane y'abagabo n'abagore bamara kurushinga bakabona umwana mu mezi 3 ya mbere. Ubundi ubushakashatsi bukubwira ko ku mezi 18, no kuvuga nyuma y'umwaka n'igice, aribwo nibura abarushinze bagera hafi kuri 80% baba bamaze kugira inda, gusama. No kuvuga ngo haba harabayeho gusama cyangwa se kubona umwana nyuma y'amezi 18. No kuvuga ngo rero niyo mpamvu bakubwira ngo nimubona mutabona umwana kugeza nibura ku myaka 2, aba aribwo muzatangira guhangayika no gushakisha ukuntu mwajya kwa muganga, kubera ko nta wamenya, wasanga muri izo couples cyangwa se abantu bashakanye bazabona urubyaro nyuma y'ayo mezi menshi. Ntabwo rero akenshi ariko haba hari ikibazo. Iyo habayeho rero kubura umwana burundu, umugore ntabwo ari we uba ari ingumba, kubera yuko ubugumba bushobora kuba ku mugabo cyangwa se bukaba ku mugore cyangwa se bukaba kuri bombi, umugabo n'umugore bafatanyije. Ibi bisobanura iki? Bisobanura ko hari igihe umugabo aba afite ibintu bikeya cyane bitagenda, n'umugore afite ibindi bike cyane bitagenda, byakwihuza mwembi muri babiri ntimubashe kubona umwana. Nyamara mu gihe uyu mugore ufite bike bitagenda yari guhura n'umugabo ufite ibigenda neza bakabyara, n'uyu mugabo yahura n'undi mugore ufite ibigenda neza bakabyara. Ibyo nabyo birashoboka. Ubugumba mu bagabo rero bugaragara ku kigero gito ugereranyije n'ubugumba ku bagore. Abagore nibo bagira ubugumba bwinshi ugereranyije n'abagabo, ariko bombi bashobora kuba ingumba. Ubugumba ku bagabo ngo bugaragara kuri 1/2 cy'ingo zabonetseho ubugumba. Ni ukuvuga ngo abenshi baba ari abagore bikubye 2 kugira ubugumba ugereranyije n'abagabo.
Kimwe mu mpamvu rero zitera umugabo kuba ingumba ni ukuba adafite intanga nzima cyangwa se zidafite ubuzima bwiza. Ni ukuvuga ngo zishobora kuba zirimo izinaniwe cyane, zishobora kuba zirimo izifite ubumuga nko kugira umutwe munini cyangwa se imirizo ibiri cyangwa se imitwe ibiri n'ibindi, hakabamo n'izicitse umurizo, ahubwo hakabamo izitabasha kugenda, izimugabiye mu bundi buryo runaka. Ndagaruka ku kiribwa kimwe gusa kibonwa na bose gifasha cyane mu kongera ubwiza bw'intangangabo. Iki kiribwa kikaba ari isosi y'inyanya ifashe. Umugabo ngo aba akwiriye gufata nibura buri munsi, ntayifata ari ibintu byinshi cyane. Agasosi k'inyanya gakeya nk'ikirushe kimwe kugishyira ku biryo buri munsi, kuri buri biryo buri munsi, ngo bishobora kuba umuti ukomeye cyane cyangwa se ikintu cyiza cyane cyafasha umugabo guhorana za ntangangabo zifite ubuzima bwiza cyane, za ntangangabo zibasha gutera inda. Kubera iki inyanya? Mu nyanya habonekamo lycopene cyangwa se lycopene. Lycopene akaba ari ubwoko bw'intungamubiri zitwa antioxidant cyangwa se antioxidants zigira akamaro ko kurinda umubiri kwangirika. Antioxidants rero ukuntu zikora ku buryo bimwe mu bindi bintu bisa naho byinjira mu mubiri bishobora kuwangiza biguma ku kigero gikenewe ntibize kurenza urugero. Bityo rero iyo bigumye ku kigero gikenewe ntibize kurenza urugero, ntabwo byangiza umubiri, ntacyo bitwara umubiri. Ariko iyo habayeho iyo unbalance, kuvuga ngo bitagomba kuba byinshi byabaye byinshi, ibingibi biba bikeya, icyo gihe niho ibintu by'uburwayi biza. Iyi lycopene rero ngo ni nayo ituma inyanya zigira ibara ritukura. Bityo lycopene ikaba inaboneka mu zindi mboga n'imbuto nazo zifite ibara ry'umutuku, harimo nka karoti, harimo nka watermelon n'izindi mboga zitandukanye, imboga n'imbuto zifite ibara ry'umutuku cyane. Uretse kuba lycopene igira uruhare mu kongera ubwiza bw'intangangabo, ngo ishobora no kugira uruhare mu kwirinda kanseri zitandukanye hamwe no kwirinda indwara z'umutima. Muri rusange rero, uretse kuba ubonye ikintu cyoroshye cyane ushobora gukora, kurya isosi y'imboga, isosi y'inyanya ifashe kandi buri munsi, kuri wowe cyane cyane ubigiyiziho cyangwa se wabibwiwe ko ushobora kuba ufite intangangabo nkeya cyangwa zitameze neza. Icyo gihe rero muri rusange abagabo bagirwa inama ko nabo bagomba kurya indyo yuzuye kandi bakagerekaho no kwambara imyenda y'imbere itabafashe cyane, itabakanyaga, kugira ngo bakomeze kugira intangangabo zifite ubuzima bwiza. Mwibutse ko uyu munsi wowe ushobora kuba uvuga ngo ngiwe nta kibazo mfite, ndabyara, mfite umugore, twarabyaranye, mwarabyaranye, ariko ntabwo wamenya ejo cyangwa ejo bundi uko bizagenda nudakomeza kwiyitaho. Nk'uko ejo cyangwa ejo bundi ujya kumva umuntu yarwaye umutima, nk'uko ejo cyangwa ejo bundi ujya kumva umuntu yarwaye kanseri runaka, niko nawe ejo cyangwa ejo bundi uramutse utiyitayeho, udafashe imyanya myibarukiro yawe neza, udafashe intangangabo zawe neza, ushobora gushiduka wagize ubu bugumba kandi washoboraga kubwirinda. Kubwirinda rero biroroshye. Kunda kurya iyi sosi y'inyanya ifashe, ariko muri rusange urya indyo yuzuye, imboga n'imbuto uzibandweho cyane, kandi ukore na siporo, wirinde kwambara imyenda igukanyaze. Icyo gihe nk'umugabo uzaba wagikemuye. Wibuka ko imyenda igukanyaze ituma udusabo twawe tw'intanga dufata cyane ku ruhu, aho kugira ngo dutendere nk'uko dusanzwe tuba hariya inyuma hasi, ahubwo tugafata cyane ku ruhu, bityo tukajya ku bushyuhe tutagenewe, kubera ko buba dutangiye kugira bwa bushyuhe bw'umubiri bwa dogere Celsius zigera kuri 37, mu gihe bwo bwari bugenewe kuba kuri dogere Celsius 34 n'ibice hafi 4. Icyo gihe rero butuma buba ku rugero rwo gushyuha cyane, bikaba byakwangiza za ntangangabo zirimo. Ikindi kintu rero kiba gikenewe cyane kugira ngo umugabo agire intangangabo nzima zibasha gutera inda, nuko n'amasohoro zirimo nayo aba ameze neza, afashe ku kigero gisabwa, afite n'ingano isabwa kugira ngo ibingibi bibashe kubaho. Ntabwo ari byo turi bugarukeho uyu munsi cyane, icyo nashaka kugarukaho ni icyo ngicyo kijyanye n'intangangabo. Urakoze cyane, komeze kugira ibihe byiza, sharinga ubu butumwa n'abandi bagabo batandukanye n'abasore kugira ngo bakomeze kumenya uko bitwara n'icyo bakora kugira ngo bakomeze kurinda ubusugire bwabo. Ndagushimiye cyane, nkwifuriza kugira ibihe byiza cyane. Ibuka gukanda subscribe, ibuka gukora share, ibuka gukanda like cyangwa se dislike, byose birashoboka, kandi wibuke gushyiraho comment. Urakoze.